mbifuriza amahoro y'Imana akomeza abe muri mwe. Ni uw'Imana Marie Claudine ugarutse hano, kandi n'ubundi nkomeje kubashimira uburyo ki mumfasha mukora subscribe, mukanda comment ndetse na share. Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo ijya ibambera umugisha. Abari hafi n'abari kure, ni ukuri Imana ibaha umugisha. N'ubundi angire dusenga Imana ukomeze kuryoherwa n'ijambo ry'Imana Imana iba yaduteguriye. Imana Data twese uri mu ijuru, ugushime kudahinduka, ugushime ko uri mwiza kandi ubere mwiza gutegereje bose. Uri Imana nyamana, uri Imana idapfa, uri Imana itarwara, uri Imana idasaza, uri ibyiringiro by'abakwiringiye iteka ryose. Turagushimye. Nyemerera rero iri jambo tugiye kumva rigere hafi na kure, imitima iri bwakire ino jambo ihuguke kumenya no kugukurikira. Mwuka wera naze arisobanure kurusha uko na risoma abantu bakaryumva. Umwuka wera arushaho kubasobanurira. Wowe komeza rero ubane natwe, imbabazi zawe zigumane natwe, dusabye twiringiye izina rya Yesu akoze. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana iri muri Yobu igice cya mbere, basoma no muri Yobu igice cya kabiri umurongo wa 6. Hanyuma haranditse ngo mu gihugu cya Usi hari umuntu witwaga Yobu, kandi uwo muntu yari umukiranutsi utunganye wubahaga Imana akunda ikibi. Kabiri umurongo wa 6 haranditse ngo Uwiteka abwira Satani ati, dore mu maboko yawe, dore ari mu maboko yawe, uretse ubugingo bwe gusa ubwe ari bwo wirinda. Imana itugire neza cyane. Ndi kukubwira ko ibintu byose unyuramo, ibigeragezo unyuramo, ibikomeye unyuramo, Imana ikibigambiriye kurinda cyane ari ubugingo bwawe. Hanyuma Yobu yari umugabo wubahaga Imana, ukomeje gusoma yari umutunzi utunze ibintu byinshi. Hanyuma iri jambo riravuga ngo muri icyo gihugu cyose nta muntu wari ukize nka Yobu. Bishatse kuvuga ko yari umukire. Yari umukire, yari yarabyaye abahungu n'abakobwa, yari umuntu wari ufite amapfizi ahinga, ibyuma bihinga, yari atunze mbese cyane, yari umutunzi mu yandi magambo, niko byari biri. Hanyuma Yobu igihe kimugeraho, hari igihe kigera ku muntu agateshuka. Satani ngari gutembera areba buryo ki Yobu yubaha Imana, we yari umukiranutsi, niko twasomye ngo yari umukiranutsi wubahaga Imana akirinda ikibi. Hanyuma ngo Satani arebye gukiranuka kwa Yobu, biba ngombwa ko asaba Yobu, abwira Imana ngo impamvu, ngo yaratemberaga Satani ahura na Yobu, hanyuma ngo asaba Imana, aravuga ati impamvu Yobu akubaha nuko wamugize umukire, nuko wamuhaye ubutunzi, nuko wamuhaye urugo rwiza. Hanyuma ngo biba ngombwa ko asaba ibyo bintu byose, aravuga turamutse ubimwambuye yakwihakana, hari ukundi kuntu byagenda. Imana iramubwira ngo Yobu, Satani muhaye Yobu n'ibyo byose, ariko ikintu ngambiriye kuri we, icyo nkwimye ni ubugingo bwiwe. Ari kukubwira ngo ibyo uri kunyuramo byose, Imana ikigambiriye ku buzima bwawe nuko yimana ubugingo bwawe. Imana ishimwe cyane, yimanye ubugingo bwa Yobu. Yobu yanyuze mu bintu bikomeye, ngo ibintu bye byose bimushiraho, abavandimwe bamushiraho, inshuti ze zimushiraho, bigera no ku rwego umugore we amwihakana, nawe aravuga ati wowe Yobu, impamvu ibyo byose bikubayeho, ngo arwara indwara bigera ku rwego n'inshuti ze. Yari afite inshuti 3, yari afite Zefari na Berudadi na Elifazi. Nuko nyine Yobu yagiraga inshuti 3, yagiraga Elifazi, agira Zefari na Berudadi. Izi nshuti zari inshuti z'umumaro kuri Yobu, ariko amajije gukena. Ni kugira ngo nkubwire ko gukiranuka atari ubukire burenze, atari icyubahiro abantu baguha, wakiranuka no mu gihe bitari kwemera. Yobu yageze mu gihe cy'ibigeragezo kimugose, ibintu bye byose bimaje kumushiraho, abavandimwe bamushizeho, inshuti ze, zino nshuti zari ziri ku buzima bwiwe nyine yari afite, nazo ntago zabonye ageze mu kigeragezo ngo zigwane kigabo zimugumeho, ahubwo ngo zaramwihakanye. Bigera ku rwego n'umugore we avuga tumva
impamvu ibi byose biri kukubaho, hakana Imana wipfire. Ariko Yobu agiye amusubiza mu ijwi rituje, aravuga ngo ibyo byose nabihawe n'Uwiteka nawe ubyishubije. Avuga ijwi rituje, aravuga ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Aravuga ngo ururwanya numara kubora nzareba Imana mfite undi mubiri. Yasubije umugore we neza, aravuga nubwo rwose uri umugore wanjye, ariko unsubije nk'umwe mu bagore b'abapfapfa. Ntabwo Yobu yigeze yiyandurisha ibibi mu mutima wiwe, yakomeje yizera Uwiteka kugera ku rwego Satani agera ku mubiri wiwe, bawuteza ibicuti, indwara imubana indwara. Inshuti ziwe zitangira kumushungera ngo imwe yazaga mu gitondo, indi ikaza saa sita, indi ikaza nimugoroba. Bose rero ntabwo babaga bazanwe n'inkuru yo kumuhumuriza, ahubwo babaga baje kumuca intege. Abandi bakamubwira ati iyo Mana ukorera niyo iri kuguhana, ihakane uraza gukira. Yobu ntabwo yigeze yandurisha ikibi mu kanwa kiwe. Icyo nzi cyo nubwo yageze ku gihe cyo kwiganyira, ariko ageze ku murongo wa 9 yabwiye Imana, avuga ngo wa Mana we wimura imisozi utabimenye, hanyuma warangiza ukayubakana uburakari bwawe. Hari abantu yavuze ngo mbese mu kuboko kw'Imana twahabwa ibyiza gusa nibi bigomba kuza. Ibyo ngibyo ubundi bibi nyine biri kuza, nibyo biri kugaragaza uwo uriwe. Nubwo ufite inshuti zimeze nka Birudadi na Zefari, izi nshuti uko ari 3 zabereye Yobu ikigeragezo mu gihe cy'ibigeragezo, nko kugira zimuhumurije, ahubwo buri wese wasangaga mwitarutsa. Abandi bari kumubwira ati iyo Mana ukorera wabona ariyo yaguhanye. Ariko Yobu akomera ku Mana yamenye, kugera ku rwego nyine ibintu byose bimaje kumushiraho, uruhu rwarahindutse, yarahindutse. Ni ikihe kigeragezo urimo gituma wihakana Imana? Ni uburwayi butuma wihakana Imana? Ni inshuti zawe zituma wihakana Imana? Umva ijwi ry'Uwiteka ukuntu uri kukubwira. Imana iri kukubwira ngo wowe kuyihakana. Ikintu Imana impamvu iri kubigucishamo ni ukugira ngo igukomeze. Kandi ikintu twabonye twasanze Imana nta kindi yitaho, yita ku bugingo bw'umuntu, naho iby'umubiri ibigaragara byo mu isi bitagaragara Imana ntabwo ibireba. Ahubwo Imana ikurindira ubugingo, kandi Imana ikurinde zino nshuti zimeze nk'izi Yobu yari afite. Ntabwo zamwereye imbuto, ntabwo zakoze ibyo byagombaga gukora. Kandi nanone kugira ngo Yobu agaragare mu kigeragezo kashitse, zino nshuti zagombaga kuba zihari. Hari inshuti rero ufite zimeze nk'izi nshuti zimeze nka Birudadi, zimeze nka Zefari, zimeze nka Elifazi. Ariko nandi kukubwira ngo Imana ikurinde inshuti mbi zidagukomeza mu bigeragezo, ikurinde inshuti zigukamura mu bigeragezo byawe. Rwana urugamba neza. Yobu yarwanye urugamba neza bigera ku rwego Imana imwirata muri icyo gihugu. Imana imugarurira ibintu byiwe. Satani yaramaje gutsindwa, amaje gufata ku mwaka. Nandi kukubwira ngo Imana ikugwanirire mu rugo rwawe wavuga nabi, mu aho uri uburwayi bwatuma uvuga nabi, inshuti zawe zatuma uvuga nabi, ndetse bikagera ku rwego wumva ucitse intege. Garura imbaraga mu bugingo. Imana iri kukubwira ko ubugingo aribwo yitayeho, naho ibindi byose irakurwanirira, irakuba mu ruhande. Uburwayi bwo gutuma ucogora, urugo rubi wagiyemo rwo gutuma ucogora, gerageza wera imbuto zikwiriye abihanye. Yobu yereye umugore w'imbuto, agera ku rwego amubwira ati nubwo ubigemeze gutyo, ariko ntago ari wowe ubivuze, ahubwo n'umwanzi uri guteye. Rero Imana ikugwanirire, Imana igukize utanduranyije, igukize ubwo burwayi utanduranyije. Imana igukize abantu batari bakwinuba. Yobu inshuti ze zaramwinubye, umugore baramwinuba, ariko Imana imugarutseho. Ibintu byose biramugarukira, ibyo yabuze byose biragaruka, abavandimwe baramugarukira, n'inshuti ze ziramugarukira, kugeza ku rwego ngo Imana yaziciye amande. Imana nandi kukubwira ngo igucire amande abakuvuze nabi. Imana ibaca amande. Imana ikugaruka ifite imbabazi nyinshi. Imana ikugaruka ifite urukundo rwinshi. Ubugingo bwawe burindwe n'Imana, yuko uko yagarutse kuri Yobu byarayinejeje. Imana igera ku rwego yirata Yobu, ngo muri icyo gihugu yirata Yobu. Nandi kukubwira ngo Imana wikiranuke kugera ku rwego ikwirata, yirase Yobu. Ese mu mudugudu hari abantu bavuga ko bafite umuntu utunganye ukiranuka, aho utuye, ahantu uba, mu kazi ukora? Nandi kukubwira ngo Imana wikiranukiye kugera ku rwego ikwirata, yirase Yobu. Abantu bose babona ko Yobu yakoreye Imana ishobora byose. Imana itugire neza, igukize inshuti mbi. Imana ikugwanirire. Imana yite ku bugingo bwawe. Imana igira ibyikura ku buzima bwawe, bitagera ku rwego uyituka uyivuga nabi kubera ko wageze mu gihe udashoboye kwihanganira
Yobu yarihanganye agera ku rwego atahana intsinzi. Imana imugarura ibyo yari yanyazwe byose, ibyo yari yarabuzwe byose biramugarukira. N'umugore we abona Imana iri muri Yobu atangira kuyikurikira. Imana itugire neza cyane, kuremera ikintu kivugira mu bantu. Yaremeye Yobu ubuhamya, ariko igera ku rwego imwirata. Nani kukubwira ngo ukora ikintu kigera ku rwego umukoresha wawe akwirata, abavandimwe bakwirata, mbese bagera ku rwego babona ko weza imbuto, kugera ku rwego Imana nayo ikwirata ikavuga ati mu kazi hari umuntu, mu kazi runaka, muri kampani ukorera, Imana igera ku rwego ivuga ati mfite umuntu nakwirata kuko akiranuka. Imana itwiteho kandi tugire neza. Reka dusoze n'iro jambo, ariko nandi kukubwira ngo ukomeze gukiranuka. Imana irinde ubugingo bwawe, ikurinde kugwa mu moshya, ikurinde kugwa mu bigeragezo urimo, ikurinde izi nshuti za Yobu nkuko zagiye zimukwena. Yobu siyandurisha amajambo mabi. Uwiteka tugire neza cyane, kandi Imana iturwanirire, ikomeze kurwanira mu byo uri kunyuramo byose, ikomeze kukwita mu byo uri kunyuramo, mu burwayi urimo, mu bukene urimo, mu bushomeri urimo, mu mbese ukiranuke kugera ku rwego ikwirata. Nimara kugusubiza bose bazabone ko ari ibikoze kandi wakiranutse. Uwiteka twiteho. Uri Imana ishobora byose, uri Imana nyiri biremwa, Imana nyiri butungane, uri Imana ivuga bikabategeka bigakomera. Warwaniriye Yobu mu bigeragezo yari arimo kugera ku rwego umwirata. Nari ndi gusengera abantu bari gukurikirana n'ino jambo kugira ngo bigere ku rwego ubirata. Ibigeragezo ntibitume bacika intege ngo bakwihakane, uburwayi ntibitume bacika intege ngo bakwihakane, intambara n'ibindi bari kunyuramo bakomeze gukiranuka, yuko twasanze icyo uba witayeho ari ubugingo. Hari ijambo riri mu Baheburayo rivuga ngo ariko umukiranutsi wanjye abeshwaho no kwizera gusa, ariko yaravuze ngo naramuka asubiye inyuma umutima w'Imana ntabwo uzamwishimira. 38 igice cya 10 mu Baheburayo niho havuga ngo ariko twebweho ntabwo dufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera kugira ngo dukize ubugingo bwacu. Nyemerera abantu bose bari kumva rino jambo bagire kwizera kurenga ibyo babona, bagire kwizera kurenga imisozi bariho, bagire kwizera kurenga ingo barimo zitabamereye neza, bari kwiganyira, bagire kwizera kurenga indwara zabananiye, kuko mu kwizera no mu guca bugufi harimo gukira, harimo ubuzima, harimo kubaho. Nyemerera imitima ikurikira rino jambo imurizwe nawe. Turagushimira kuri Data wa twese mwiza, kandi turagushimira ukomeje kurema imitima no gukora ibiruta cyane ibyo dusaba n'ibyo twibwira nuko tubitekereza. Izina ryawe rikomeze guhabwa icyubahiro mu isi no mu ijuru. Dusabye twiringiye izina ryawe Yesu, urakoze. Amen.